urugero rwa mbere naguha nabonye abantu bari kuvuga ku muhanzi witwa Yampano baramumbajije avuga ko atanzi mbona abantu barabikurije babigira binini uranakoze kuvuga icyo kintu numvaga turi bivugeho nkabyibira tujya tuganira ibindi ntihazagira umuntu n'umwe utera Yampano ibuye ashobora kuba ariko abibona mu gihe agezemo kubera ko imyaka wenda experience ikiri nkeya cyangwa se koko anabibona nk'ukuri ntibizatuma abafana banje batajya kumva imiziki ye oya bagende babyumve umuhanzi n'undi muhanzi burabo barumvikana ni naho bipfira kenshi burabo twebwe nk'abahanzi turaziranye turumvikana kumbi bari strategy oya stage agezeho nayinyuzeho yego wowe wibyirukankamo wenda ukina nka football ndetse kujya mu bintu ntazi ngo ubone imvune ya Haruna ngo ukeke ko ari nayo wenda yandera wa mukinnyi dukunda cyane turi benshi nuko ugira ngo niyo ya Christian urumva yaranari mu erega football nanjye mba naho urumva ahantu Yampano ashobora kunyura byanze bikunze ahariho hose narahakandagiye ndabizi nzi byari byo nzi ko biba byagenze kubera ko ikintu cya mbere kigoye ni ukuba muri ino industry ugafata amarangamutima yawe kandi n'ubundi urayagira nka ya ndirimbo twavugaga yitwa Ndakwanga ejo bikazakemuka ntibikuyeho ko experience y'ubuzima mba nyigize ariko ni ishuri ntashobora gusimbuka ntimutera amabuye Yampano kubera ko ibyo yavuze neka byumva cyangwa se ni nayo strategy yabonye yamufasha ibyo sinabimwangira rwose nabonye abantu bagenda bavuga ngo abafana ba Bruce Melody ngo bashobora ngo kumuvaho ngo cyangwa ngo muri Kigali Universe ngo akazakenera kujya mu gitaramo ngo tugamukumira ntago ari komeze ngewe siko ndemye abantu banzi barabizi kubanza atenda ko business ikorwa ariko uretse n'ibyo wenda reka tuvuge ko naba n'igifura aho se ho nakibera nakubwiye ko umuziki nzi ko n'umwana wanjye yawukora si ahantu ho gukinira sinabyaye yego icya kabiri kuba abantu babikritika ni kimwe ariko no kubitiza umurindi ni ikindi niba ushinzwe gutangaza amakuru icyo wagakoze wakayatangaje abo yatangarije bagakritika niba utekereza ko usesengura ibintu bijyanye n'umuziki nakureba nkabona nta na kimwe ubyumvaho uri mu kazi katakubereye uzagakoreramo amakosa cyangwa ibyaha yego naho kuba umuntu yanyerera byo ni ibisanzwe abantu bagira twinshi banyuramo mu mikurire no mu buzima busanzwe ntago kuba PDD cyangwa nigeze kubona Kanye West avuga ngo bari Miley Cyrus sinzi umuhoro utwaye award aravuga ngo yari kwe Beyonce yego mu by'ukuri ikintu avuze ajya no kuyimwambura aho kubera mu by'ukuri ikintu Kanye West yarakoze n'amarangamutima yego ushobora gusanga atari yo reality ntago amarangamutima yose aba ari positive cyangwa ntago ibintu byose tuvuga tuba turabahanga muri byo yego umunyamakuru wagifashe akagenda agahita avuga ngo kandi ngo ibintu yavugaga nibyo ngo kubera yuko ikintu nka academy cyangwa nka Grammy cyitegereza kikabarabara bakareba bagasanga ikintu gikwiye wowe ukabona ntikimukwiye kubivuga nta nicyo bitwaye nabyo ariko uburyo bivuzemo niba bigiye koreka abandi ni ikosa ni ikosa kandi n'abahanzi benshi iyo ibyo bintu bibayeho ntago baba barengereye ntibarenze urugero ahubwo iyo bigeze n'abarengeje urugero inzego zihita zibijyamo nigeze kubona indirimbo y'umuraperi mu minsi ishize bahagaritse n'ibyo nyine ubu rwose ntahe ntuje ko ari ibisanzwe there is no something big uko byagenda hagati ya Bruce na Yago biriya ni ibisanzwe hagati y'undi wari wewe oya kuri Yago ho ntekereza ko habayeho kubura abajyanama kubera ko uko byamera kose Yago ndi mu bantu ba buildings audience ye ikibazo icyo ari cyo cyose twari kugirana ntabwo uburyo cyakemutsemo aribwo bwari bukwiye so umuntu wanyegereye ambwira ati ngufite ikibazo iki n'iki twabigenza gutya na gutya cya kabiri ari nayo nama ya nyuma ngiye gutanga ubundi sinkunda kujya inama imbere ya kamera njye inama inyuma ya kamera
mwa rubyiruko mwe nta muntu wababyaye muri ino industry, nta muntu wavutse ngo abe ari tayari ko niwinaga kuri etaje hano ariwe uzagusama. Muri make nta marayika wawe uri muri twe. Ibintu barabikorera kandi abantu barakorana. None imagine ko runaka kwe kugufasha ntagufashe, ntuzamwijundike, n'ukuri kugufasha n'ubushake bwe. Ari naho ibyinshi bigenda bituruka, ariko akenshi usanga ari feelings. Umuntu ashobora kureba nk'ibintu yagufashije ntari ibyo wamufashije, akumva hari ibindi ugiye kumufasha. Cyangwa se umuntu akifuza kumufasha ikintu wowe ubona kizamwangiriza, ko ariya ngo ndamuruta, ari wenda abo bandi ndabaruta. Hari n'igihe umureberera ukamubwira uti aho ngaho ngiye sinzamo, kubera ko n'ikintu agiye gukora ari kibi. Utakimufasha kubera ari kibi, wenda ukirinda no kumubwira nabi mutazasa n'umuciye intege, utekereza ko afite n'abandi aganiriza, nawe ari umuntu agira n'ubwenge, nawe yakivana mu kibazo. Yego rero ibintu yaje kubishyira ku rwego ntakekaga, mbona birasa nabi cyane, mfata umwanzuro wo kwicecekera. N'ubu ngubu impamvu bivuzeho nuko wenda nari mvuze nk'iyampano, ibyo yavuze biraho birasanzwe, ntabwo yampano yakabije. Ntabwo yakabije, kandi ibyo yavuze ni ibisanzwe, ni ibintu bisanzwe bitabambisha umuntu. Ariko yego we ntabwo ikibazo mfite ari uko yangiranye nanjye ikibazo, yagiranye n'abantu bose ibibazo. Buriya se we ntakwiye kwisuzuma akibaza ati ko nta muntu twumvikana, ubwo nibo kibazo cyangwa ikibazo ni njye? Ko ntabwo wagirana n'ikibazo n'umuntu umwe, babiri, batatu, bane, batanu ngo ntekereze ko ngiye nzaruta abandi ntitukigirane. Abatabigiranye nabo nabo barahari, ariko nuza gucunga neza urasanga mu bantu nahaga ama exclusive interview, kuko nagira ngo agira umugati ku isahani, yari yago. Rero ntabwo natekerezaga ko ari undi umuntu atisanzuyeho ku buryo twagirana ikibazo ngo ntampamagare twicare hamwe tugiye. Icyo nacyo ntabwo tuza kugitindaho. Ni murumuna wanjye, turavugana, nagize amahirwe, iyo tuganira aranyumva. Nta nubwo mpamya ko ukwezi kwa mbere 2025 kumeze nk'ukwezi kwa 10 2024 cyangwa se kwa 9 kwa 8 yahishanjuma ku ruhande rwe cyane. Nta nubwo ashidikanya ko azasubira muri uwo mujyo. Turi abantu, umuntu yagwa sibyo, ariko akabyuka ubuzima bugakomeza. Ikibi ni ukugwa ukaba waherayo ukarambarara. Icyo kiba giteye ikibazo. Bitatu bimara amatsiko niho ngeze. Byo biri kwikihumura, ntabwo nza kugutindira. Melody, dusubiye hamwe wahereye. Mu gusoza nyemerana nasoreze kuri Taha Iwacu Bruce Melody. Muri ibyo bihe byose wanyuzemo, muri izo struggles, uyu munsi ukaba uhagaze uyu ngubu, asobanuye iki ku buzima bwawe, mama w'abana bawe, umugore wawe Catherine, asobanuye iki? Ubwo wenda nk'icyo nakibwira abantu batagira abagore cyangwa abagabo. Naho ubundi icyo umugore asobanuye imbere y'umugabo we ni ubuzima, ni umuryango, ni urukundo.